Amahoro amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje abaherereye hirya no hino bwoko bw'Imana n'ubundi muherereye hirya no hino muri Afurika yose tuhuza abanyarwanda abari mu ntara y'amajyepfo amajyaruguru y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba n'umujyi wa Kigali ndabasuhuje mwese ubuntu bw'Imana nigumye bubane namwe ubwoko bw'Imana muherereye muri Amerika ubwoko bw'Imana muherereye muri Aziya Europe Australia impande n'impande ndabasuhuje cyane n'ubundi muri wa mwanya w'ikiganiro tumenye amateka muyobokamana muri kumwe na Sibomana Anastase mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana n'ubundi tugeze muri kino kiganiro fata ikaramu dutangire twige turebere hamwe icyo amateka avuga ku bigendanye n'iyobokamana tugiye kurebera hamwe incamake y'aya mateka yaranze iyi tariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 Christian Mystic William Black utarigeze akandagira mu ishuri ariko akaba yari umusizi kandi akaba yari umunyabugeni n'umushakashatsi ikindi turarebamo uyu Christian Mystic William Black yagize iyerekwa ry'igihe kirekire muri aya mateka turareberamo uburyo ubwenge bw'Imana butandukanye n'ubwenge bw'abantu n'ubundi muri izo zari incamake z'aya mateka tugiye kurebera hamwe ariko n'ubundi muri kumwe n'ubwoko bw'Imana buterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icy'Imana data twese ishaka kugira ngo dukore igikwiye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana n'abana b'Imana n'ubundi ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse no kumenyekanisha cyangwa kumenyesha abantu inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana ubwoko bw'Imana n'ubundi tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu kuko mbere abacu ubwoko bw'Imana bwabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa yego n'ubundi ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru nk'uko n'ubundi ijambo ry'Imana ribivugaho ubwo Pawulo yandikiraga abakolosayi ibice 3 umurongo wa mbere kugera ku wa 2 ababwira ati nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo mujye mushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice 6 umurongo wa 19 kugera ku wa 21 naho habivugaho ati nimukibikira ubutunzi mu isi ahubwo aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba ahubwo mwibikira ubutunzi mu ijuru aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho n'umutima wawe uzaba ariko turareba tugasanga n'ubundi hari abatubeshya bakaba banibeshya yuko ari ubwoko bw'Imana ariko nyirizina aho bahoza imitima yabo hari abatamaza Bibiliya nayo hari uburyo irimo kubihamyamo nka gutya Pawulo yabibwiye Tito igice cya mbere mu rwandiko nyine yamwandikiye mu gice cya mbere umurongo wa 16 aramubwira ati bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora bene abo nabo kwanga urunuka n'abatumvira Imana no ku mirimo myiza yose ntacyo bamaze n'ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 7 umurongo wa 16 kugera ku wa 17 haragira hati muzabamenyera ku mbuto zabo mbese hari abasoroma imizabibu ku mungenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza ariko igiti kibi cyera imbuto mbi Pawulo ndetse yandikiye Timoteyo urwandiko rwa 2 ibice 3 umurongo wa 5 aramubwira ati bafite ishusho yo kwera ariko bakana imbaraga zako abameze batyo ujye ubatera umugongo ndetse n'urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku wa 19 arababwira ati bafite hariho benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi nanone ndabababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo amaherezo yabo ni ukurimbuka Imana yabo ninda biratana ibiteye isoni byabo bahoza umutima ku by'isi
turebye ku byo tuvuze haruguru ndetse n'ikijambo ribivugaho, n'ubundi urasanga ikintu hari igihe kirekire mu buzima bwawe ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu, icyo kintu niyo mana yawe. Yego, tugiye kureba nyirizina muri kino kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Turibaza tuti ese abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka bakoraga iby'Imana ishaka? Tugiye kureba n'ubundi tugiye kurebera hamwe mu buryo burambuye aya mateka kugira ngo tuze kubigiraho cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, kugira ngo tubone uko twakora iby'Imana ishaka. Muri iki kiganiro n'ubundi tumenye amateka mu iyobokamana twifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye iby'Imana ishaka. Tugiye kurebera hamwe amateka yaranze n'ubundi iyi tariki ku buryo burambuye, itariki ya 28 z'ukwezi kwa 11. Tugiye kureba aya mateka ku buryo burambuye. Umukristo wo mu Bwongereza Christian mystic William Blacks yavutse kuri iyi tariki ya 28 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1757. Yavukiye i London. Yari umusizi, umunyabugeni n'umushakashatsi. Ntabwo yari yarize, ariko mu bintu bitanu byamushimishaga harimo n'igitabo cya Bibiliya. Yabonye iyerekwa ry'ubuzima bwe bwose guhera ku myaka 4. Icyo gihe yabonaga Imana ireba mu madirishya y'inzu yari arimo. Yego, aya mateka n'ubundi twayagejweho n'urubuga rwa christianitytoday.com. N'ubundi tugiye kureba nyirizina icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka kugira ngo tuze kubigiraho bayabayemo cyangwa tuve mu kinyoma cyabo, kugira ngo dukore iby'Imana ishaka nyirizina nk'ubwoko bw'Imana. Yego, tugiye kurebera hamwe ukuri kwa Bibiliya kuri aya mateka. Ese uyu William tubonye muri aya mateka ku byamubayeho, turabona hari ibyamubayeho bikomeye cyane kandi atarigeze agera mu ishuri cyangwa arikandagiramo, ariko tubona yarabaye umunyabugeni, kandi tubona yarabaye umushakashatsi, tubona kandi yarabaye n'umusizi. Ariko tugiye kureba nyirizina ubu bwenge yabukuraga hehe, kandi turaza kubona yaragize n'iyerekwa bigaragara yuko n'ubundi yabanaga n'Imana cyangwa yari ubwoko bw'Imana, akominikana n'Imana mu buryo bwuzuye. Tugiye kurebera hamwe ukuri kwa Bibiliya. Ese ubu bwenge yabuvanye he kandi atarigeze akandagira mu ishuri? Niho tugiye kureba nyirizina ubwenge bw'Imana aho bwaba burimo gutandukanira n'ubwenge bw'abantu. Yego, tugiye kureba ku icyo ngicyo nyirizina, turebe ukuri kwa Bibiliya icyo kubivugaho. Tugiye kureba, turasanga Bibiliya itwereka ko ubwenge bw'Imana ari Kristo Yesu. Byumvikane ko uwaba ufite Yesu Kristo yaba afite n'ubwenge bw'Imana nyirizina. Ese Bibiliya yo ibihamya gute? Kadusome ijambo ry'Imana turebe icyo ririmo kubivugaho. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya mbere ku murongo wa 24 kugera ku murongo wa 25, arababwira ati: ariko ku bahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi ni ubwenge bwayo. Yego, aherekanye yuko Yesu Kristo ari imbaraga z'Imana kandi ari n'ubwenge bwayo. Aha naho hahishuye nyirizina yuko ubwenge bw'Imana ari Kristo Yesu. Ufite Kristo Yesu rero kubwo kumwizera yuko yamucunguye aba afite ubwenge bw'Imana 100%. Umurongo wa 25 bukomeza hagira hati: kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Hakomeza herekana yuko nimbura William atarigeze n'ubundi akandagira mu ishuri, ariko tugasanga hari ibyo akora birenze kandi biri mu ubwenge bwinshi cyane, ubugeni, ubusizi, ubushakashatsi. Tugasanga nyirizina ubu bwenge Imana itanga ku muntu wizeye Yesu Kristo abasha kuba yagira ubwenge burenze ubw'abantu
baba batekereza yuko umuntu araza gukura ubwenge gusa yuko yabumenyeshejwe n'abandi bantu bagenzi be gusa. Nidusoma no mu rwandiko rwa mbere rwa Bikorino igice cya mbere umurongo wa 27 naho haravuga hati ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye. Yego, hakomeje naho habyerekana, ndetse no mu rwandiko rwa mbere rwa Bikorino aho ngaho mu gice cya mbere umurongo wa 30 haravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Ahangaha rero urasanga n'ubundi Yesu Kristo ari we wahindukiye abantu ubwenge buva ku Mana. Rero urasanga umuntu wizeye Yesu Kristo afite ubwenge bw'Imana 100% bwuzuye, ubwoko bw'Imana aho bwaba buri hose n'ibyo baba ari byo cyose, icyo baba bakora icyo ari cyo cyose, n'ubundi ubwenge bw'Imana bubarimo 100%, bubayobora bubagenga 100%. Ndetse ijambo ry'Imana n'ubundi mu rwandiko rwa mbere rwa Bikorino ibice 3 umurongo wa 18 kugera ku 21 harabivuga hati ntihakagire umuntu wishuka, umuntu wese wo muri mwe niyibwira ko ari umunyabwenge ku by'iki gihe aba umuswa kugira ngo abone uko aba umunyabwenge nyakuri. Mbese nimuzi ko ubwenge bw'iyi si ari ubupfu ku Mana, kuko byanditswe ngo itegesha abanyabwenge uburiganya bwabo. Hano herekanye buryo ki ubwenge bw'iyi si ari ubupfu ku Mana. Rero nyirizina kugira ngo uze kugira ubwenge mu buryo bwuzuye kandi Imana ishima, kandi ubwenge bugaragara yuko ufite ubwenge Imana irimo gushima, ni uko uraba wabuhawe na Yesu Kristo. Kubuhabwa na Yesu Kristo ni uko uraba wamwizeye nk'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Yesu Kristo akaba ari we bwenge bw'Imana, nawe ukaba ugize ubwenge bw'Imana mu buryo bwuzuye nk'uko ibyanditswe byera Imana yivugiye ubwayo byanditswe muri Bibiliya bibihamya. Aho habihamije ngo mbese nimuzi ko ubwenge bw'iyi si ari ubupfu ku Mana, ngo kuko byanditswe ngo itegesha abanyabwenge uburiganya bwabo, kandi ngo Uwiteka azi ibyo abanyabwenge batekereza ko bitagira umumaro. Nuko ntihakagire umuntu wirata abantu. Biraza kugaragara yuko nyirizina abantu twebwe tutagira ubwenge bwuzuye cyangwa ubwenge Imana ishima cyangwa ishaka cyangwa bugaragaza ku Mana yuko turi abanyabwenge. Rero kutunga Yesu Kristo kubwo kumwizera yuko yagucunguye nibyo biraguhesha kuba umunyabwenge imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana naryo rikomeza ribyerekana muri Matayo ibice 11 umurongo wa 19 hagira hati umwana w'umuntu aje arya anywa, bagira bati dore ikirura cy'umunywi w'inzoga, inshuti y'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha, ariko ubwenge bwerekanwa n'imirimo yabo. Ahangaha naho herekanye yuko ngo ubwenge bwerekanwa n'imirimo yabwo. Byumvikane ko nimba umuntu afite ubwenge, imirimo ari buze gukora niyo iraza guhishura ubwo bwenge afite. Ni naho uraza gusanga abantu bizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, bakaba ubwoko bw'Imana, nabo barangwa n'imbuto zabo cyangwa icyitwa imirimo yabo, kuko ijambo ryerekanye yuko ngo ubwenge bwerekanwa n'imirimo yabo. Rero ubwo bwenge ushobora kuvuga yuko ufite imirimo yawe ukora ukabona irahinyuza ubwo bwenge uvuga ko ufite, icyo gihe nyirizina ntabwo ubwo bwenge buhari. Ijambo ry'Imana muri Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 2 umurongo wa 40 n'umurongo wa 47 n'uwa 52 naho harabivugaho. haragira hati nuko uwo mwana arakura agwiza imbaraga, yuzuzwa ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we.
ahangaha naho herekanye yuko Yesu Kristo niwe wavugaga ahangaha ngo ni uko uwo mwana arakura agwiza imbaraga, yuzuzwa ubwenge, kandi ubuntu bw'Imana bwari muri we. Yego, ahangaha naho haraza kwerekana yuko Imana nyirizina ariyo yishyirira umuntu mu bwenge nyirizina. Rero ahangaha no ku murongo 47 baravuga ngo abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwe n'ibyo abasubiza. Yego, Yesu akomeza kugwiza ubwenge. Ku murongo 52 Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Yesu Kristo uyu nguyu ubwenge nawe yari afite nyirizina bwari buturutse ku Mana, bukomotse ku Mana, ahitangira gushimwa n'Imana. Kuko kubera iki? Buturutse ku Mana nyirizina yo itanga ubwenge. Na Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 24 ku murongo wa 45 haravuga hati, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Urasanga ubwenge Imana itanga aribwo buraza guhesha abantu gusobanukirwa ibyanditswe, iyo yamenyesheje abantu nyirizina mu byanditswe byera. Rero urasanga nyirizina Imana ariyo iraza kumenyesha abantu ubwenge bw'ukuri kandi bwuzuye, nk'uko ijambo hano ribivuze mu rwandiko mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 24 ku murongo wa 45 avuga ati, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ntabwo umuntu araza gusobanukirwa ibyanditswe atabiheshejwe n'Imana cyangwa bidaturutse ku buntu bw'Imana ari we Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana n'ubundi mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 2 umurongo wa 7 aramubwira ati, zirikana ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Urumva ko ubwenge nabwo bugiye kuva mu mwami wacu, yego, ari we Yesu Kristo nyirizina. Rero kugira ngo ubwo bwenge uze kumubona nk'uko twabivuze hejuru, nuko uraza kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukamutunga muri wowe, ukayoborwa n'umwuka w'Imana, kuko nawe wabanje kuba umwana w'Imana, ndetse ukabutunza ubwenge bw'Imana nyirizina. Atari ukuvuga ngo ni ubwo wahawe n'abantu, ahubwo buhawe n'Imana. Yakobo nawe akomeza bishimangira ibice 3 umurongo wa 17 avuga ati, ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye kandi ni ubw'amahoro, ni ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni, kandi butagira uburyarya. Ngiko Yakobo nawe abihishuye avuga ngo yuko ubwenge buva mu ijuru, ubwo aribwo n'icyo bukora. Ndabashimiye cyane. Yego, niyo mpamvu ahangaha nk'ubwoko bw'Imana twese dufatikanyirize hamwe gusangiza n'abandi ubutumwa bwiza. Wakunze n'ubundi aya mateka n'ibyo twigiyemo, wakanda like ndetse ugaduha na komenti, igitekerezo ufite cyangwa ikibazo waba ugize unyuze muri komenti n'ubundi. Kandi kubwo gushyigikira ubwoko bw'Imana, kubwo gushyigikira iyi channel inyuraho ubu butumwa bwiza, wakanda subscribe, ugakanda no kukazogera kugira ngo habeho gushyigikira ubutumwa bwiza. Yego, kandi hari n'urubuga duhuriraho rwa WhatsApp, wajya muri komenti n'ubundi urasangayo link ya WhatsApp nk'ubwoko bw'Imana, ababasha kubonana tuhuriraho, tukaganiriraho, tugahugurana kandi tukabasha kugirana inama. Yego, ndabashimiye cyane. Rero nyirizina amahoro y'Imana n'ubundi agumye abane namwe nk'ubwoko bw'Imana. N'ubundi tuboneka hirya no hino ku bw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko mbere Yesu Kristo ataraza ubwoko bw'Imana bwabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Ubwoko bw'Imana n'ubundi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu ijuru. N'ubundi ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ndetse turaza turebe incamake n'ubundi twarebyeho y'aya mateka,
kugira ngo nyirizina n'uwari wumvishe uyu musozo abe yajya hari imbere n'ubundi aho twahereye kugira ngo aze kumva nyirizina icyo twavuzeho. Incamake n'ubundi iragira iti Christianity Mystique William Blake utarigeze akandagira mu ishuri ariko akaba yari umusizi, umunyabugeni n'umushakashatsi. Uyu Christianity Mystique William Blake yagize iyerekwa ry'igihe kirekire. Muri aya mateka kandi twanarebeyemo uburyo ubwenge bw'Imana butandukanye n'ubwenge bw'abantu. Ndabashimiye cyane, mwari kumwe na mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase muri uyu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. Ndabashimiye cyane, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigumye bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu.